kuba mwadufara gusa mukatureba iyo ni inkunga ikomeye. Subscribe zirakenewe cyane nkuko ni ikintu kidushyiramo imbaraga kidusubizamo intege kurusha ibindi bintu byose. Abenshi bakunze kunyita Rwinikiza nkuko niyo mirimo nkora n'ibyo bihangano byanjye. Rwinikiza ni igihangano cyangwa n'izina cyane style y'akazi? Ni izina rijyanye na filime nakoze, aba ariyo mpamvu mbese muri make ni style y'akazi. Ukora iki ubundi Rwinikiza? Ngenda comedian, nkinira filime, nkina amafilime, nkinira channel yitwa ngo ni Gakondo Films, niyo channel kuri none ndimo nkirira. None ni mbese umuntu ashaka ibihangano byawe yabisanga kuri iyo channel? Rwose ushaka ibihangano byanjye wagera kuri Gakondo Films wabisanga. Watangiye ryari? Wabitangiye ute? Ko dusanzwe tukumenyera ko abantu b'abamambre badakunda ibintu bikudinze byo mu rusengero, wowe ubikora ute? Uba muri society, ubihuza ute na society ubuzima busanzwe? Ni ikintu bitoroshe kukubwira ubuzima ukuntu natangiye, ni ibintu niyumvagamo ariko nkabura aho mbisorera bitewe na mbere twabagamo ahantu twabaga, ariko hamwe n'Imana biza gukunda. Dutangira mu rusengero, rero tugakina mu rusengero tubitegurira hamwe mu makorari, iriya Revival nizere ko muyizi. Tugakina none nyuma yabwo kumva abantu barakubwira ati komeza n'impano yawe, komerezaho. Nanjye mbirebye nkabona wenda n'impano yanjye. Nyuma yabwo nibwo naje gukina, ariko nkinasa urumva ko ntegura filime ariko nsa n'ukina nyine. Nateguye filime icyo gihe twari twayise ngo ni Isakuza Comedy. Haza kubamo ibibazo turayireka, abakinnyi bamwe baragenda ngeze fote, nibwo naje guhura n'abandi basore, n'umusore witwa ngo ni Ndatuje Frederic hamwe n'undi musore ngo ni Olivier. Nibwo twahise tuvuga ngo reka dutangire uwo mwuga, turabikora, abantu barabikunda, n'ubu tugakomeje kabisa, dushaka yadusanga. None se iyo komedi uyimazemo igihe kingana iki? Especially exactly igihe nayitangiye sinibuka neza, ariko iyo ya mbere twatangiye Isakuza Comedy twatangiye 2020 aho ngaho nizeye, ariko mu rusengero sinibuka. Mu rusengero natangiye kera nkuko natangiye nkiri umwana. Muri make mu rusengero nshobora kuba narakiye filime yanjye ya mbere, nshobora kuba narayikinnye mfite nk'imyaka nk'itanu aho ngaho. Rero muri Revival nshobora kuba narakinye, icyo gihe ari kiri foundation, nshobora kuba narakinye ko muri 2016 niko nibwira. Nyuma yabwo rero tuvuga ngo dushire ibihangano byacu hanze, gusa nuko byaje kugenda ko muri 2020 nibwo nakiniye 20 aho ngaho nibwo nakiniye Isakuza Comedy. Nyuma yabwo tuzakurika bitewe nuko abakinnyi bamwe bari bagiye, nzaga gukina muri Gakondo nakinye muri uyu mwaka ushize na 2021 nizere mu kwezi k'umunani aho ngaho, mu kwezi kwa karindwi. None se urateganya iki muri aka kazi kawe? Niyo ntego ufite? Urateganya kubikora kugera ku yihe ntego? Urakoze cyane. Kugira ngo ndateganya iki kintu cya mbere nteganya, nshaka kugira ngo twiteze imbere twebwe twese, nk'urubyiruko rw'Abanyarwanda. Hari benshi bafite impano ariko batinya kuyisohora, baba bati nakina filime banyita umusazi, ariko mu kuri guhari ntabwo ariko. Rero nkagira ngo turebe ukuntu twebwe twenyine tubasha kwiteza imbere, twikure mu isoni, tumenye ko mbese turaba agaciro, umenye ko umunyamurenge ari uw'agaciro, umusore w'umunyamurenge ubashe gukoresha imbaraga zawe, nkuko hari benshi bafite impano ariko batazi ko bafite impano. Abantu rero
dushatse kugira ngo tubatinyire kugira ngo babashe kumenya ko wenda bafite impano kandi bayigaragaza. Mbese icyo ufite cyose ugishize hanze cyagaragara, ariko ugihishe ntabwo cyagaragara. none se ndashaka uvuge ku bw'ubuzima bwa filime mubona abaterankunga mubikora mute, mukuraho amafaranga kugira ngo mwijyane studio, mubikora mute? Umukuru guhari ni urugendo rutoroshe, ngize ngo mbikubwire. Twatangiye twishoroza gahoro gahoro duke tugakina, ariko kuri ubu ngubu gusa nubwo twashorozaga ariko abacu ukabona ntibabyumva, ariko kuri ubu ngubu icyizere dufitemo nuko abantu bamaze kubyumva kuri ubu ngubu. Noneho urabona ko babigira ibyabo, no mu gihe dushoroza udufaranga muri make twabwira ngo tubashe kuba twakwishura kamera biroroshye, ariko nta muterankunga turabona. Mbese muri make twebwe twenyine tubaterankunga. Kuri guhari nta gihe umuntu yigeze yumva ko adakeneye abaterankunga. Naho mu buryo bw'amafaranga gukora mu mifuka, nta mukuru guhari turabikeneye cyane pe cyane. Ufite icyo yakora yatumenyesha, twamuha nimero ni 0770961654. Hanyuma uwo muntu yadutera inkunga mukuru guhari twabyishimira cyane, nkuko icyo dushaka ni ukugira ngo twebwe twenyine tubashe no kwiyibutsa ururimi rwacu, tubashe kwiyibutsa Ikinyamurenge.